Ndabasuhuje mwese inshuti z'Imana kandi inshuti zanjye. Benshi mumenyereye ndirimba indirimbo z'Imana witinya. Abantu nibo bayisibise nyine bakurikije uko bafashijwe. Hanyuma ufata Yakobo mwita umunyorogoto. Iya yose n'amagambo yararimo. Cyane ko mujya munambaza aho mwazisanga nagira ngo ndabasobanurire neza. Muri kuganira na Mutuyimana Leonera. Abenshi bari banzi ndi umuririmbyi, ndi umukristo ukunda Imana n'abantu bayo, ndirimba indirimbo z'Imana. Nibwo buryo narenziranyemo n'abantu benshi. Abenshi dusanzwe tuziranye, tumenyeranye, nkorera Imana umurimo wo kuririmba. Rero ubu tugiye kujya duhurira hano kuri Mutuyimana Leonera TV tuganira n'amagambo y'Imana, duhana n'ubuhamya. Kandi nimba hari n'ubutumwa Imana iri kuguha bw'ibyo ishaka ku bantu bayo muri iki gihe, nawe ujye uduhamagara uzutanga ubutumwa hano kuri Mutuyimana Leonera TV. Tugana ku musozo, umaze kutubwira ko wamaze gufungura televiziyo. Hari umuntu mushya umaze kugura smartphone mu mujyi aka kanya. Ibihangano byawe niki wamubwira? Birajye binyura he? Umuntu najye kuri YouTube. Yego. Yandikemo Mutuyimana Leonera TV. Araza guhita abona bya bihangano byose. Hanyuma guhera ejo nzatangira gushyiraho n'amagambo y'Imana n'ibindi biganiro, bazajya bagenda babibona uko nzajya ngenda. Ahita akora subscribe kugira ngo azajya akurikirana ibiganiro byacu tuzajya dushyiraho n'amagambo y'Imana n'ubuhamya tuzajya duhana bw'iby'Imana yakoze n'ubutumwa bw'iby'Imana iri gushaka ku bantu bayo, kuko abantu murarikiwe kujya muza mukadufasha gukora umurimo w'Imana, bavuga ubutumwa n'abahanuzi Imana ituma ku bantu bayo, mukaza tugafatanya gukora uyu murimo. Yesu aduhana. Nimero mwaduhamagaraho ni 0788 51 32 46. Bavuga ubutumwa bagenzi banjye mumva mushaka kuvuga Imana, muze dukora uyu murimo w'Imana. Namwe mujye muduhamagara muze dukora umurimo w'Imana, duhindurira abantu kuri Kristo. Hari ingororano zateguwe. Yesu abaho umugisha. Yari yarasezeranijwe